Igitabo cy'umuhanuzi Yoweri ni urwunge rugufi rw'imivugo ya gihanuzi yuje imbaraga ndetse n'ubuhanga. Yoweri afite umwihariko mu bahanuzi kubw'impamvu nka zingahe. Mbere ya byose, nta kimenyetso gisobanutse cyerekana igihe iki gitabo cyandikiwe. Birashoboka cyane ko ari igihe cya Ezira na Nehemiya nyuma yo kuva mu bunyage, kuko avuga Yerusalemu n'urusengero, ariko nta cyerekana ko hariho abami bari bo bose. Ikindi cy'umwihariko ni uko bigaragara ko Yoweri amenyereye ibindi bitabo byinshi bivuga iby'umwuka. Akomoza ku buhanuzi bwa Yesaya, Amose, Zefaniya, Nahumu, Obadiya, Ezekiyeli, Maraki, cyangwa akifashisha amagambo yabo ndetse n'igitabo cyo kuva. Kandi ibi bifitanye isano n'ikimuranga cya nyuma, icyo ni uko Yoweri atigeze ashinja Isiraheli icyaha icyo ari cyo cyose. Kimwe na benshi muri abo bahanuzi, atangaza ko igihano cy'Imana cyegereje ngo ihangane n'icyaha cya Isiraheli, ariko ntiyigera avuga impamvu. Kandi ibyo bishobora kuba biterwa ahari n'uko Yoweri atekereza ko kimwe nawe waba warasomye ibitabo by'abahanuzi, bityo ukaba umaze kumenya ibyerekeye ubugome bw'Abisiraheli. Rero ibyo bintu bitatu byose hamwe bidufasha gusobanukirwa iki gitabo gito gitangaje. Yoweri ni umwanditsi wa Bibiliya, ubwo wakundaga gusoma inyandiko z'ibyanditswe byera bya kera, kandi icyo abitekerezaho byamufashije gusobanukirwa ibyago byo mu gihe cye, ariko byanamuhaye ibyiringiro by'ahazaza. Ni mucyo tubyinjiremo, turabona uko iki gitabo gikora. Mu mutwe wa mbere n'uwa kabiri, Yoweri yibanda ku munsi w'umwami. Iyi ni insanganyamatsiko y'ingenzi mu bahanuzi, kandi isobanura ibyabayeho mu gihe cyahise, ubwo Imana yiyerekanaga mu buryo bukomeye ije gutabara abantu bayo cyangwa ihanganye n'ikibi. Tekereza ku byago bivugwa mu gitabo cyo kuva. Ariko muri ibyo byabayeho mu gihe cyahise, uyu muhanuzi yabonyemo ibiganisha ku gihe kizaza ubwo Imana izongera guhangana n'ububi buri mu bantu bayo ndetse no mu mahanga, maze izanira abari mu isi yose agakiza. Uko niko muri uyu mutwe wa mbere n'uwa kabiri, Yoweri yabangikanyije imivugo ibiri yegeranyije yibanda kuri iyi nsanganyamatsiko. Umutwe wa mbere rero uvuga iby'umunsi wahashize w'umwami. Atangira atangaza ibyago by'igitero cy'irumbo ry'inzige giherutse guhindura Isiraheli umusaka. Kandi uko asobanura iby'icyo gitero cy'inzige byibutsa umunsi w'Uwiteka arwanya Egiputa. Ibuka icyago cya munani kivugwa mu kuva umutwe wa 10. Uretse ko ubu bwo izo nzige ziri koherezwa kurwanya Isiraheli. Kubera iyo mpamvu Yoweri ahamagarira abakuru n'abatambyi kuyobora abantu mu kwihana no gusenga, maze Yoweri ubwo akihanana n'abatambyi bose. Umutwe wa kabiri uziraho nawo, kandi ufite imiterere y'ubusizi n'igitekerezo bisa n'ibyo mu cyambere. Yoweri atangaza iby'undi munsi w'umwami, uretse ko kuri iyi nshuro uzaba mu gihe kizaza atari mu gihe cyahise. Ni ibyago bigiye kugera kuri Yerusalemu. Nuko atangira asobanura igisa n'ikindi gitero cy'inzige, nyamara akoresha amashusho y'igisirikare n'ay'ibigize isanzure. Izo nzige zihinduka ingabo z'Imana, nk'abagendera ku mafarashi n'abasirikare zigenda zirimbura ikintu cyose zisanze mu nzira. Izuba ricura umwijima n'isi iratigita, maze Yoweri aravuga ati, umunsi w'Uwiteka uteye ubwoba, ninde ubasha kuwuhagararaho? Nuko nanone Yoweri arongera ahamagarira abantu gusenga no kwihana, maze akababwira uburyo. Nimushishimure imitima yanyu aho gushishimura imyambaro yanyu, maze mugarukire Imana yanyu. Mu yandi magambo, Yoweri azi ko kwihana bishobora kuba ari uburyo umuntu yiyerekana kugira ngo yirinde ibibazo, kandi avuga ko Imana idashishikajwe n'ibyo. Arashaka impinduka nyakuri kugira ngo ubwoko bwe buhagarike ubwikunde n'ububi. Hanyuma Yoweri avuga impamvu Abisiraheli bagomba kwihana. Kubera ko Imana igira imbabazi n'impuhwe, itinda kurakara, kandi ifite urukundo rwinshi. Aha harimo kwifashisha amagambo yo mu gitabo cyo kuva. Havuga uburyo Imana yababariye Abisiraheli nyuma yo kurema cya kimasa cy'izahabu. Kandi ahereye kuri iyo nkuru, Yoweri yamenye ko imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo bifite imbaraga kurusha umujinya wayo n'igihano. Nuko rero ayobora umutambyi mu bikorwa byo kwihana no gusenga, asaba Imana kurengera abantu bayo. Maze agisoza iyi mivugo ibiri, ibintu birahinduka, maze tukabarirwa inkuru ngufi ivuga uburyo Imana yakiriye kwihana kwa Yoweri n'abantu. Nuko Imana yuzurwa n'urukundo ku gihugu cyayo, kandi igirira imbabazi ubwoko bwayo. Hanyuma Imana ivuga ko igiye guhindura ingaruka zo kwangiza k'uwo munsi w'umwami, maze ibyari igihano bihindura agakiza. Kubw'ibyo azabanza gutsinda abo banzi bari bateje akaga, aribo bagaragaye bameze nk'inzige, maze bose azabakabukira barimbure. Hanyuma azahembura igihugu cyasenywe maze agisubize ubuzima, atume cyongera kugira uburumbuke. Hanyuma Imana ivuga ko izazana ububeho bwayo hagati mu bantu bayo. Buzaba bugaragara kandi buri wese abasha kubushyikira. Kugeza ubu rero, imivugo ivuga inkuru ikomeye y'uburyo Yoweri yafashije Abisiraheli gusobanukirwa uko icyaha cyabo cyabateje amakuba n'igihano cy'Imana, kandi kubera imbabazi z'Imana hari ibyiringiro iteka. Nyamara muri ibyo byose byabayeho, Yoweri abonamo ishusho y'umunsi w'Uwiteka w'ahazaza. Nuko rero mu gice cya nyuma cy'iki gitabo, Yoweri yandika indi mivugo itatu ihwanye n'uburyo bw'inyabutatu Imana izagira icyo ikora,
kandi asobekeranya amashusho akuye mu bindi bitabo by'ubuhanuzi maze akayagura nk'iyerekwa ry'ibyiringiro ku biremwa byose. Icya mbere rero ni uko ibyiringiro by'uko Imana izaba iri kumwe n'ubwoko bwayo bihinduka isezerano ry'uko umunsi umwe mu gihe kizaza umwuka w'Imana ubwayo, ububeho bw'ubuzima bwayo bwite, butazuzura urusengero gusa ahubwo buzuzura mu bantu bayo bose. Kandi aha Yoweri ashingira ku masezerano ya Yesaya na Yeremiya na Ezekeli ku mwuka w'Imana azaza guhindura no guha imbaraga ubwoko bwayo kugira ngo babashe kuyikunda by'ukuri no kuyikurikira. Yoweri rero ahera ku isezerano ry'uko Imana izahangana n'igiteye ubwoba cyari kije kibateye. Ubundi Yoweri abona ko izo nzige zangiza zifitanye isano n'amahanga y'abibone n'abanyarugomo bo mu gihe cye, yica akanakandamiza abantu. Uko niko twibutsa amasezerano ya Yesaya, Zefaniya na Ezekeli avuga ku munsi uzaza w'Uwiteka, ubwo Imana izahangana n'ikibi mu mahanga yose maze urugomo rwayo rukayangiza ubwayo, ikazana ubutabera bwo gukosora amakosa yose. Asoza, Yoweri ahera ku kamero k'igihugu gihembuwe, maze aha akahabona ibyiringiro byo guhindurwa bushya kw'ibyaremwe byose. Ashingira ku masezerano ya Yesaya, Ezekeli na Zekariya, ku munsi w'ubutabera bw'Imana wa nyuma uzakurikirwa no gusubiza ibintu mu buryo ku isi hose, Edeni nshya, aho ububeho bw'Imana muri Yerusalemu buzatemba nk'uruzi kandi bugahindura ibyaremwe byose kuba bishya. Nuko rero uwo muvugo wa Yoweri usoreza ku mbabazi n'ineza by'Imana bituma byose bihinduka bishya. Uku niko aka gatabo gato ka Yoweri gasesengura byimbitse ibitekerezo ku birebana n'uburyo icyaha n'intege nke by'abantu biteza isi yacu ibyago no kurimbuka, uburyo ki Imana yifuza kugirira imbabazi abantu bemera icyaha cyabo kandi bakacyatura, n'uburyo ki ibyo byose bituma tugira ibyiringiro by'uko umunsi umwe Imana izatsinda ikibi mu isi yacu ariko no muri twe, maze ikazana ububeho bwayo bukiza kugira ngo ibintu byose bihinduke bishya. Ibyo bikaba ari by'igitabo cya Yoweri kivuga.